mbese mukubita isuka. Wayikubise he? Mu mutwe. Hanyuma umwana nawe nuko. Gahinda Karamage Yohani Claude afunguwe burundu era isomo abanyamuyumbu, abanyarwamagana, ab'intara y'Iburasirazuba. Uravuga iki ku gihano ubushinjacyaha bugusabiye? Ndambanza gusaba imbabazi umuryango nyarwanda. Narakosheje umujinya wanteye ibyo ntagomba. Umugabo muri kureba kuri kamera za Kidasamura TV Rwanda akurikiranweho icyaha cyo kuba yishe umugore we amukubise isuka ndetse n'umwana wiwe amukubise isuka mu mutwe. Uyu mugabo atuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu mu kagari ka Bujyujyu. Uyu mugabo rero akurikiranweho icyaha cyo kuba yarishe umugore we n'umwana we akabica urupfu rubi cyane, akabica akoresheje isuka. Uyu mugabo abaturage bavuga yuko yishe umugore we yabigambiriye, dore ko n'uno mugabo yivugira yuko yagiye kuzana isuka aho yari yayibikije akaza akayikubita umugore we n'umwana. Ibi ngibi rero yabikoze yabigambiriye, kuba yarishe umugore we n'umwana we yabigambiriye. Abaturage bamusabiye igifungo cya burundu kubera icyaha cy'indengakamere yakoze, ndetse iki cyaha yakoze kikaba gihanwa n'amategeko, kandi icyaha yakoze none ni icyaha cy'indengakamere, kwica umuntu ubutungo ukamwica bunyamaswa, ukamwica urupfu rubi cyane, ukanashinyagura n'umurambo we, ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Uyu mugabo rero akaba yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bakurikiranweho icyaha cyo kuba yarishe umugore we n'umwana. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yakoraga akazi ko guhinga, yari afite umugore. Uyu mugore rero ngo yabyaye umwana wa mbere ntago ari uw'uyu mugabo, nibwo rero umwana wa kabiri wo yiyiciye yari uw'uno mugabo. Ariko uretse ko n'umugabo yanahakanaga ati nimba urwana rwa mbere atari urwanjye n'ururwana ntago ari urwanjye, ngenda bicana. Nibwo rero uyu mugore yaje kuvuga ati rero wa mugabo nge ntago tuzashobokana, nimba utangiye kuvuga yuko uzanyica ukica n'abana banjye, nge nzigendera kugira ngo uzajye umoza ku nkeke. Umugabo arazaza gutuza mva yuko umugore ashaka kwigendera. Nibwo rero uyu mugore yaragiye guca inshuro, yari yagiye guhinga nk'uko bisanzwe. Umugabo yazaga kumucyura ku igare, dore ko umugabo yari afite igare. Uyu mugabo rero nibwo aje kumucyura, amusiga aho ngaho impande y'igare, ajya kuzana isuka, aza basanga bari ku igare. Umugore ntabwo yamenye ibyo ari byo, yagiye kumva isuka mu mutwe ngo po. Umugore yikubita hasi, ubwonko buranyanyagira, yongera kubita n'umwana ngo po. Umwana nawe ahita apfa. Abaturage bari baraho ngo baratabara. Umugabo agerageje kwirukanka, baratabaza inzego z'ubuyobozi n'inzego za polisi ziziramo. Uyu mugabo musaba kumanika amaboko agashyira isuka hasi, yabyanga bakamurasa. Uyu mugabo wese amanika isuka hasi, yarangije aranapfuka, bahita bamwambika amapingu. Ako kanya bese bamwihutisha ku bugenzacyaha, bahita bamuta muri yombi baramufunga. Nibwo rero imbangukiragutabara na ambulance, nyine ndavuga imbangukiragutabara niyo ambulance yahise ihagera. Ambulance iraza buri cyo gukora, isanga bitabye Imana. Ako kanya yahise haza imodoka ya vani ishinzwe gutwara imirambo izitwara bano. Ni agahinda gakomeye cyane, ni amarira. Uyu mugabo ni inyamaswa, abaturage bari mu gahinda n'amarira. Avuga ko iki cyaha cyakoze ntabwo gikwiye kubabarirwa. Yakoze icyaha cy'indengakamere, yakoze ibintu bitakakwiye kuba bikorwa muri sosiyete nyarwanda. Ibyo yakoze byarishije abanyarwanda benshi, ibyo yakoze byahamuye abanyarwanda benshi. Abanyarwanda bavuga yuko uyu mugabo atari umuntu, rero yaguma atawe muri yombi agakatirwa burundu, ntazongere kugaruka muri sosiyete nyarwanda kubera icyaha yakoze cy'indengakamere cyo kwica umugore we. Abaturage bavuga yuko bitewe n'ibingibi babonye, basigaye baryama bakabirota, basigaye baryama bakumva ntibameze neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buhumuriza abaturage bubabwira yuko umuntu wese uzakora icyaha gisa nacyo, ishami ry'ubugenzacyaha niyo mpamvu ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba, rinahane abakoze ibyaha nk'ibi ngibi. Ni mu gihe umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda Murangire Thierry avuga yuko abangaba bakora ibyaha nk'ibi ngibi igihano bakwiye nicyo gufungwa burundu nibagaruka muri sosiyete nyarwanda. Kandi ikindi Murangire Thierry avuga ko uzakora icyaha gisa nacyo ubugenzacyaha RIB buhari. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha, rinakumire ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba. Ubuyobozi busaba abaturage kuzajya batangira amakuru kugira ngo bajye bakumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba, kubera ko iki cyaha cyakozwe cyakakwiye kuba cyarabaye gikumirwa hakiri kare, kubera ko niba uyu mugabo yavugaga yuko azica umugore we bikaba byaravuzwe, uyu mugore yakabaye yaragiye kugira ngo bamwice. Kandi ikindi ubuyobozi iyo bubimenya bari kuza bagahana uno mugabo bitewe n'amagambo yakoresheje asebetse kuvuga ngo azica umuntu.
Rero ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana busaba abaturage batuye mu karere ka Rwamagana kuzajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye bakumira ibyaha nk'ibi ngibi. Ngaho nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwumvaga kuno muyoboro nitwa Kidasamura. Nimba aribwo bwa mbere nanone ugeze kubona umuyoboro, nkwibutse gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Imana ikurinde, Imana iguhe umugisha, Imana ikugenda imbere, Imana ikube hafi mu byo uri gukora bigiye bitandukanye, mu kazi uri gukora kagiye gatandukanye. Imana ikube hafi kandi Imana ikurinde. Ngiye mbifuriza ikintu cyiza, ihirwe n'imigisha wo gukurikirana video zanyu umunsi ku munsi. Imana ijye ikurinda, Imana ijye ikuba hafi wo gukurikirana amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagukunda kandi mwese nk'abanyarwanda ndabakunda. Mugomeze munshyigikire, mumpe support, tugire icyo tugeraho, namwe mugire ibyo mugeraho, mwunguke nanjye nunguke. Icano ni yanjye, namwe ifitiye akamaro, namwe bafitiye akamaro. Ngayo nguko rero